Buriya amatwara ya Yezu Kristo ni nk'igiceri gifite ibintu bibiri, hari ukumukurikira no kumukurikiza, ariko ntiwabitandukanya. Kumukurikira ni ukumutega amatwi tukumva ijambo rye, bigomba guhabwa n'umwanya. Noneho kumukurikiza ni ukugenda nkawe. Rero kumukurikira ni impumeko, kumukurikiza ni ingendo. Spiritualite rero ni impumeko ngendo, impumeko ngendo mu ijambo rimwe. Bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Dukomeje rero kumva ijambo ry'Imana ryerekeranye n'igitangaza cy'imigati. Yezu yatubuye imigati, twabonyemo inyigisho zikomeye, twabonyemo leadership ya gikristo ndetse na management, ariko cyane cyane leadership ya gikristo, aho Yezu yatweretse ko umuntu mu by'ukuri w'umushumba mwiza agomba kubanza akareba iki intama ze zikeneye, akakisesengura, nawe akareba ibyo afite, akareba uburyo yabigabura. Kandi yatweretse yuko umushumba wese iyo ari kumwe nawe, iyo ari mu bumwe nawe, ashobora guhaza intama ze. Icyo yarakitwemeje. Hariya rero yari yatanze imigati igaburira umubiri, ariko yabanje no kubaha inyigisho, kuko aricyo cya mbere bari bakeneye. Yabanje kubigisha ibintu byinshi, arangije abona ko bakeneye n'ibyo ku mubiri. Noneho bashaka kumwimika nk'umwami, arabacika. Uyu munsi rero birakwiye ko tureba uko byagenze bukeye. Reka tubanze dusenge. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura duhe none, tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amina. Uyu munsi rero reka dusome ivanjiri tumenye ibyabaye ku yindi nkombe, ku nkombe yo hakurya. Ibyo ku nkombe yo hakurya birakaze. Ivanjiri ya Yezu Kristo uko yanditswe na Yohani, umutwe wa 6, umurongo wa 22 kugeza ku murongo wa 35. Bukeye ya mbaga y'abantu bari basigaye hakurya y'inyanja babona ko nta bundi bwato bwari buhari uretse bumwe gusa. Bari bazi kandi ko Yezu atari yabugiyemo hamwe n'abigishwa be, ahubwo ko abigishwa be bari bagiye bonyine. Icyakora andi mato yari yaturutse i Tiberiya hafi y'aho bari baririye imigati. Ya mbaga y'abantu ibonye ko Yezu n'abigishwa be batagihari, bajya mu mato bagana i Kafarinawumu kuhashakira Yezu. Bamusanze hakurya y'inyanja baramubaza bati, mwigisha, wageze hano ryari? Yezu arabasubiza ati, ndababwira ukuri koko, ntimunshakira ko mwabonye ibimenyetso, ahubwo muranshakira ko mwariye imigati mugahaga. Nimujye mukora mudaharanira ibiribwa bishira, ahubwo muharanira ibiribwa bihoraho mu bugingo bw'iteka, ibyo umwana w'umuntu azabaha, kuko ari we Imana Data yashyizeho ikimenyetso. Baramubaza bati, twagenza dute kugira ngo dukore ibyo Imana ishima? Yezu arabasubiza ati, igikorwa Imana ishima ni uko mwakwemera uwo yatumye. Nuko baramubwira bati, ikimenyetso utanze ni ikihe ngo tukibone maze tukwemere? Ukoze iki? Mu butayu ba sogokuruza bacu bariye manu, nk'uko byanditswe ngo yabagaburiye umugati uturutse mu ijuru. Nuko Yezu arabasubiza ati, ndababwira ukuri koko, Musa si we wabahaye umugati wo mu ijuru, ahubwo ni Data ubaha umugati w'ukuri wo mu ijuru. Kuko umugati Imana itanga ari umanuka mu ijuru, kandi ukazanira isi ubugingo. Nuko baramubaza bati, mwigisha, jya uhora uduha uwo mugati utubwiye. Yezu arababwira ati, ni jyewe mugati utanga ubugingo. Unsanga wese ntazasonza bibaho, n'unyemera ntazagira inyota bibaho. Iyo ni ivanjiri ntagatifu.
kuki Yezu yamaze gutubura imigati agacika abo yagaburiye ngo batamugira umwami, kandi bugacya agahura nabo ku yindi nkombe? Bavandimwe, Yezu ni Imana, kandi Imana izi ibiremwa byayo. Icyo ni cyo cya mbere. Icya kabiri, Shitani imaze gutsindwa muri bya bishuko bitatu bya Yezu, yari yarahize kuzatega Yezu ikindi gihe. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, ikimenyetso kuri Yezu ni imfashanyigisho. Arashaka ko abantu bamukurikira, kandi kumukurikira ni ukwigiramo mu mitima yabo amatwi arahuje n'aye. Tubirebe mu Banyafilipi 2:5. Reka rero tujye ku cya mbere. Yezu yamaze gutubura imigati ahita acikira mu musozi wenyine. Kuki? Kuko azabo yaremye. Babonye igitangaza, barahimbawe, barashaka guhita bamugira umwami. Muri icyo gishyuhira cy'umutima ni amarangamutima gusa bakora. Ubwenge ntibuba bukora neza, ibiganiro ntibishoboka. Bashakaga guhita bamugira umwami, badatekereje, barashaka gusa ko ajya ahora akora ibyo bitangaza. Byari ngombwa rero ko abacika, ngo Shitani itamugusha muri wa mutego, kuko yamubwiye ngo nzagutega ikindi gihe. Kubera iki? Muri ako kanya abantu bagendera mu marangamutima. Icyo gishuko Yezu arakizi. Byari ngombwa ko umutima ubanza ugahora ngo abone uko abigisha. Izi ntege nke za muntu nizo zangije icyo bita demokarasi ku isi. Nta wakwiratana porogaramu y'igihe kirekire irambye ngo bitume yigarurira abantu, ahubwo ufite icyo atanga ako kanya niwe wigarurira abantu. Nuko umuntu ateye. Yezu rero azi neza ko umuntu ari uko ateye, ariko Yezu yaje gucungura muntu Imana yaremye, ntiyaje kumurimbura ngo areme undi. Nicyo Imana yanze. Imana yashobora guhita irimbura Adamu na Eva ikarema undi muntu, ariko Imana yahisemo kumucungura, ibiha igihe, ifata igihe. Icya kabiri, kwimikwa nk'umwami wari umutego wa Shitani. Shitani yari yarahize ko izamutega ikindi gihe. Ese igishuko cya mbere cyari kimeze gite? Igishuko cya mbere cyari igishuko gikomeye kurenza uko benshi abyigisha. Shitani yabwiye Yezu ngo hindura aya mabuye imigati. Tubanze twibukiranye ko Yezu yari yagiye mu butayu kwiherera ngo afate ingamba z'uko azakora umurimo we, ngo afate ingamba z'uko azakora ubutumwa bwe, zo gusohoza icyo se yamutumye, ari cyo gucungura bene muntu, wa muntu Imana yaremye. Yagombaga guhitamo uburyo buboneye kandi burambye. Shitani yo yashaka kumushuka ngo imuhe uburyo bubangutse ariko burimo umutego. Igishuko cya mbere iyo Yezu akigwamo, ari nabyo bidashoboka, umvikana, yari kuba ahisemo ikinyuranye n'icyo yatumwe gucungura umuntu Imana yaremye. Shitani ikaba yari yaragushije uwo muntu. Imana yamuremye kugira ngo ahinge isi. Reba Intangiriro 2. Ngo Imana, ngo ku isi nta muntu wari uhari ngo ahinge isi. Imana rero yamuremye kugira ngo ahinge isi. None rero tekereza Yezu avanye muntu ku cyo yaremewe, akajya amuhindurira amabuye imigati kugira ngo ntiyongere gukora, ntiyongere guhinga isi, ahubwo ajye yakira amabuye yahindutse imigati. Si ibyo gusa rero, Yezu akoze ibyo, hari ikindi nacyo yakora.
gusa ntibishoboka. Aramutse ahinduye amabuye imigati, yaba ashobora no kurimbura abantu bananiye Imana, agakura abandi mu mabuye. Dore icyo Yohani Batista abivugaho, aragira ati, kandi ntimwitwaze ngo Aburahamu niwe mubyeyi wacu, ndabiberuriye, ndetse aya mabuye muruzi Imana ishobora kuyabyutsamo abana ba Aburahamu. Kuba rero Yezu yaraje yunga mu rya Yohani Batista ati nimwisubireho, ni uko Imana yahisemo gucungura wa muntu Imana yaremye, wa undi waguye, wa undi wapfuye, yaje kumusubiza ubuzima. Ntabwo yaje kurema umushya utari wa wundi, ni wa wundi Imana yaremye ucungurwa. Yezu rero ntashidikanya ku cyatumye amanuka ava mu ijuru, nk'uko adashidikanya kuwo ari we. Twibuke ko shitani yamushukaga, niba uri umwana w'Imana koko. Yezu rero ntabwo yibagiwe uwo ari we, ntabwo Yezu yibagiwe uwo ari we, nta nubwo yibagiwe icyatumye amanuka mu ijuru. Yaje kwereka abantu uburyo bw'Imana, cyangwa se iburyo bw'Imana. Ese ntitwabonye ko ibyo dutunze bishobora gutubuka iyo dukoranye nawe? Mu gutubura imigati, Yezu yatweretse ko iyo dukorana nawe, iyo turi mu bumwe nawe, ibyo dukora bishobora gutubuka iyo dukorana nawe. Twibuke wa muntu wacumuye ngo yagombaga kuruhira ubusa, agahinga ariko akarya iby'imiruho gusa aho kurya iby'umugisha. Hano rero twumve yuko iyo uri kumwe na Yezu, bike wari ufite biratubuka, ariko ukaguma uri wa muntu Imana yaremye. None se twashobora gukorana nawe tutamukurikiye? Icyo ashyize imbere ni uko abantu bemera uwo Imana yatumye. Impamvu y'ikimenyetso ni ukugira ngo tumukurikire dushikamye, tubashe kumukurikiza. Kumukurikira ni ukumutega amatwi, tukumva neza ijambo rye, ibyifuzo bye, intekerezo ye igahuza n'iya Yezu, amatwara yacu agahuza n'aya Yezu. Noneho icyo gihe dufite icyerekezo cya Yezu nk'umuyobozi wacu, tukagira intekerezo ye, tukumva neza ko amategeko y'Imana abereyeho twebwe. Noneho twiva inyuma mu kumukurikira kugira ngo tugere n'aho atuganisha. Kumukurikiza rero, buriya amatwara ya Yezu Kristu ni nk'igiceri gifite ibintu bibiri, hari ukumukurikira no kumukurikiza, ariko ntiwabitandukanya. Kumukurikira ni ukumutega amatwi, tukumva ijambo rye, bigomba guhabwa n'umwanya. Noneho kumukurikiza ni ukugenda nkawe, umwambari w'umwana agenda nka se, ukwibyara kugatera ineza ababyeyi. Kumukurikira no kumukurikiza nibyo bigize amatwara ya Gikristo, nibyo bigize impumeko ngendo. Rero kumukurikira ni impumeko, kumukurikiza ni ingendo. Spiritualite rero ni impumeko ngendo. Impumeko ngendo mu ijambo rimwe. Impumeko ngendo ya Gikristo ni ugukurikira Yezu Kristo no kumukurikiza. Spiritualite ya Gikristo. Ariko ibyo byose mu bumwe nawe. Iyo habuze mu icyo kintu, aricyo twita mystique chrétienne, umuntu ntacyo aba aricyo. Arashaka ko tugendana nawe, tugakorana nawe, kandi tukamubera abahamya, bityo kuko ari we jambo twaremwemo. Arashaka ko duha umwanya ijambo, ameza y'ijambo iwacu. Kuki tugira ameza y'ibyo kurya bitunga uyu mubiri, ariko ntitugira ameza atunga roho, kandi roho iruta umubiri ku babatijwe, ku babaye abakristo. Na Bikira Mariya Kibeho aravuga ati, imbaraga mushyira mu guhihibikanira ibitunga inda zanyu, mujye muzishyira mu guhihibikanira ibitunga roho zanyu. Kuri ayo meza rero niho Yezu atwereka iburyo, kandi akaduha
akatwereka uburyo. Muribuka igihe abigishwa barebaga bakabona ntibabona imigati yabahaza cyangwa yahaza abantu bari kumwe. Yezu yarabekereye ati nimubigenze mutya, imigati 5 n'amafi 2 bihaza abantu. Nanone muribuka igihe Yezu yari ku kiyaga cya Tiberiyade akababonekera azutse, baraye baroba ijoro ryose ntihagire amafi babona, ariko arababwira ati nimujugunye urushundura iburyo, maze baroba amafi menshi cyane. Bahita banamenya ko ari Nyagasani, kuko ari we ushobora kubereka iburyo. Bityo kumutega amatwi, kuba ku meza y'umwami wacu Yezu Kristo, ariyo meza y'ijambo ry'Imana, no kuba umwe nawe mu isakaramentu ry'Ukarisitiya, ngibyo ibintu bizatuma atwereka uburyo. Igihe cyose rero amatwara y'iburyo yuzuye, atavangiye, agendera ku itegeko ry'Imana, icyo twita amatwara y'iburyo. Erega nimukurikira n'ibibera ku isi, amatwara y'iburyo nubwo hari utwo bavangamo mu mashyaka ya politike ku isi hirya no hino, amatwara y'iburyo akomeye ku itegeko ry'Imana, akomeye ku kudakuramo inda, ku kudahuhura abantu, ntiyemera ubutinganyi n'ibindi nk'ibyo byose bitandukira itegeko ry'Imana. Kubera iki? Amatwara y'iburyo si uguharanira iby'isi bishira gusa, ni no guharanira iby'ijuru bidashira. Ibyo rero bishoboka gusa iyo twiyemeje kugendana na Yezu Kristo. Être de droite si ukugendera rero ku buryo buhutiyeho. Uburyo buhutiyeho ni ubwa gishitani, ni amatwara y'ibumoso, être de gauche. Gutubura imigati rero kwa Yezu si ukuvuga ngo reka kuba wa muntu waremewe guhinga isi, ahubwo yihinge wumvira Imana ugira umugisha. Ese ntiwabonye ukuntu amatwara y'ibumoso ateye? Buriya amatwara y'ibumoso, icyaha gihamagara ikindi. Barakubwira ngo gendera ku bwenge bwawe, les lumières, gendera ku bwenge bwawe, ariko barangiza bagasenga n'ibigirwamana. Mu matwara y'ibumoso bajya mu ngoro ya Dionysos kwishimisha, kwinezeza, basenga imana y'inzoga n'ibyishimo. Ingoro y'Imana nzima bakayihindanya. Muri kwa kwinezeza niho havamo kenshi ubusambanyi, gutwara inda, mbese ibyago bikaza, icyaha kigabanza kigakwega icyaha. Noneho mu gushaka gusohoka muri cya cyago, ikindi cyaha nacyo kikaza, bati safe abortion, uburenganzira bwo gukuramo inda. Nguko uko amatwara y'ibumoso icyaha gihamagara ikindi. Mu matwara y'ibumoso bashima ibipfuye. Ayo matwara ashaka gukura umuntu mu buryo Imana yamuremyemo. Kugwa mu matwara y'ibumoso biroroshye cyane. Iyo ushize imbere iby'isi, ibi bishira, uragwa. Iyo uhisemo kwemera uwo Imana yatumye no kurindwa nawe, ukagera ku bukungu budashira, kandi akaba ariho Yezana kugerekeraho iby'isi bishira, akakwigisha kubikoresha neza. Nuko rero duhitemo amatwara y'iburyo bw'Imana, amatwara y'uburyo bw'Imana. Ni twemere uwo Yezu w'Imana yatumye, maze aba ari utwereka iburyo. Ngibyo ibyo ku yindi nkombe. Inkombe yo hakurya, inkombe ya mbere, abantu bariye imigati. Inkombe yo hakurya, ku yindi nkombe, Yesu ari kubahindura amatwara. Aho gushyira imbaraga ku by'isi, bashyira imbaraga ku by'ijuru, bemere uwo Imana yatumye, maze babone umugisha, babone ubugingo budashira. Kristo Yezu akozwe iteka ryose. Amen. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.